Ndagusuje kandi mwifurije amahoro y'Imana nshuti mukunzi wa Rwanda Yarize Media 250. Nimba udukurikira umunsi ku munsi cyangwa se akaba ari n'ubwa mbere udukurikiye ariko ukurikirana amakuru y'u Rwanda muri rusange cyane cyane amakuru y'ibyamamare, waba uzi neza ibyago u Rwanda rwagize muri iyi minsi rwo kubura abantu batandukanye kandi mu gihe gito. Muri aka kanya nje kukubwira ku kijyanye n'inkuru y'umubyeyi. Twabuze umubyeyi wa Meddy, umubyeyi washavuje benshi cyane cyane abo mu muryango we, by'umwihariko uyu muhanzi twese tuzi Ngabo Meddy wamenyekanye mu njyana z'umuziki nyarwanda, akaba akorera umuziki we muri Amerika. Kuri uyu munsi rero ku itariki ya 28 nibwo hari hateganyijwe urugendo cyangwa se umunsi wa nyuma wo gushyingura ndetse no guherekeza umubyeyi wa Ngabo Meddy cy'ubukombe Alphonsine. Uyu munsi wabimburiwe kandi nijoro ry'ejo hashize ubwo bibukaga uyu mubyeyi iwe i Kanombe. Ni ibintu bikomeje gutera agahinda cyane cyane. Ikintu gikomeje gutera abantu benshi agahinda ni uburyo ki abana b'uyu mumama ndetse n'umuryango muri rusange bananiwe kwakira uru rupfu rw'uyu mubyeyi. Birababaje cyane, byagiye bigaragazwa cyane cyane n'uyu Ngabo Meddy mu rugo iwabo, ndetse kandi bikaba byanagaragaye ku mugoroba w'ejo hashize ubwo bari bakigera mu Rwanda ku kibuga cy'indege ndetse no mu rugo iwabo i Kanombe. Mu by'ukuri Ngabo Meddy yaranzwe n'amarira, ariko nanone akajya ageraho agafata akanyarigabo maze akabwira byinshi bitandukanye abaje kwifatanya n'umuryango wabo mu guherekeza uyu mubyeyi. Amwe mu magambo yashenguye abantu rero ni uburyo ki Ngabo Meddy yavugaga ubwiza bw'uriya mubyeyi, akavuga uburyo ki ibintu byose yarazi yabimwigishije, akavuga uburyo ki yamukubaganiye, ariko ibyo ngibyo ntibimutere ipfunwe cyangwa se ngo bitume amujugunya, ahubwo agakomeza kubabera umubyeyi. Ikindi kintu cyababaje abantu ni uburyo ki yavuze ukuntu uyu mubyeyi yabakundishije papa wabo ngo ariko atarigeze abana nawe. Ni ibintu byababaje abantu cyane, aho Meddy yavugaga ati ibi bintu ntago bizwi ku babyeyi bose, ntago ari ababyeyi bose babikora. Mama ntago yigeze atwangisha papa, ahubwo yaramudukundishije. Ngabo Meddy yavuze byinshi, avuga buryo ki ashimira mukuru we uburyo yabanye n'umubyeyi we mu burwayi, ariko ukumva yuko aganzwa n'amarira yicuza uburyo ki atabashaga kuhagera umunsi ku munsi. Yavuze uburyo yabavugishaga ku ikoranabuhanga ariko akumva bidahagije. Yashimiye cyane Christian wabaye hafi mama we ndetse n'abandi bose bakomeje kumuba hafi. Uyu muhango wo guherekeza uyu mubyeyi rero ukaba witabiriwe na benshi batandukanye cyane cyane ibyamamare. Abakunze kuvugwaho na benshi cyane rero ni umuhanzi The Ben, inshuti magara ya Meddy, akaba yitabiriye iyi mihango yo guherekeza uyu mubyeyi ari kumwe na Pamela. Undi rero witabiriye uyu muhango wageze ku kibuga cy'indege ejo hashize ni producer Rick, inshuti cyane kandi ya Meddy n'ubundi bakaba ndetse n'ubutatu kuko bakoranaga uyu mwuga wa muzika muri Amerika. Hari n'ibindi byamamare benshi cyane baje gufata mu mugongo uyu muhanzi Ngabo Meddy. Ngabo Meddy kwirimbi irusororo yakomeje kurangwa n'amarira, ariko agakomeza gufasha abandi baririmbyi bamufashaga kuririmba indirimbo zo guherekeza umubyeyi, indirimbo zijyanwa mu ijuru. Akihangana akaririmba ariko amarira agakomeza kumuganza.
ni agahinda rero, ni inkuru ikomeje gushengura imitima ya benshi. ni mu gihe kandi tumaze iminsi n'ubundi tureba iherekezwa rya Ivan Buravan. ni mu gihe ubu ngubu aya magingo ya ubwo nkoze iyi nkuru mu rugo i Bukwayanga i Bugesera i Nyamata barimo baramusezeraho bwa nyuma. ni inkuru rero z'agahinda, inkuru z'urupfu zakomeje kuvugwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, ndetse bigashengura benshi, yaba abakomeye ndetse n'aboroheje babashije kumenya by'umwihariko ibi byamamare byabuze. ni agahinda rero, reka dufatanye natwe dusabire iyi miryango yabuze ababo, ndetse kandi twifuriza abangaba bitabye Imana gutaha mu ijuru kwa Jambo. ni Rwanda Yarize Media 250 rero, komeza udukurikire umunsi ku munsi, kandi kugira ngo ubane natwe neza ni ugukanda subscribe kw'iryo bara ry'umutuku, ndetse ugakanda no kunzogera ikumenyesha yuko hari icyo dushyize kuri YouTube channel yacu, inzogera ya notification. musigarane amahoro y'Imana rero, turabakunda cyane.